abasenga ni musenge, abafatira iry'uburyo murifate, abajya ku mavi mupfukame, muyarimize mu butaka rwose ntimukureho. Dusenge cyane kuko birakomeye cyane mu Rwanda, imibanire y'ingo ndetse no gushakana byemewe n'amategeko ndetse no kubana neza by'ingo n'abashakanye biri mu kangaratete. Mutabare nyabuneka hakiri kare. Ibi rero ni ibimaze kuvugwa na benshi nyuma y'uko imibare igiye hanze igaragazwa na statistique igaragaza yuko ingo nyinshi zatahanye gatanya ugereranyije n'ibihe byabanje. Ikindi kandi abasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko baragabanutse cyane muri kino gihe, bivuze ko nyine abantu babana badasezeranye nabyo nibishyira ingo mu kangaratete. Hanyuma ikindi kandi abantu bagera kuri 921 bashyingiye bataruzuza imyaka 21 imyaka y'ubukore yemewe. Bivuze ngo bafite za mpamvu zitandukanye zikuba gahuza ituma umuntu agomba gushakana n'undi byihuse. Ibyo ni uguterwa inda hakiri kare, bivuze ngo nabwo nyine ubukristo no kwirinda ibyaha ubusambanyi bwa hato na hato ntabwo bimeze nabi. Murumva ko impamvu zo gusenga ni nyinshi cyane. Mu mujyi wa Kigali niho hantu henshi hari gatanya kurusha ahandi mu Rwanda. Mu karere ka Nyanza na Ngoma ni uturere tudakunda rwose gushaka. Gicumbi iri mu turere tw'abantu bakora ubukwe cyane cyangwa bashingirwa byemewe n'amategeko cyane. Ibyo tugiye kubigarukaho muri aka kanya. Ni imibare yasohowe na statistique, ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi cyangwa kibarurisha imibare gikora ubushakashatsi nyine ku bintu bitandukanye mu gihugu kugira ngo bamenye ibintu aho bihagaze. Reka tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu aho muri hatandukanye tubagezaho amakuru bivugwa hirya no hino mu Rwanda n'ahandi hose, cyane ko bifite aho bihuriye n'iyobokamana cyangwa se n'imibanire ya gikristo. Ubwo rero niyo mpamvu tubazaniye ino nkuru kubera ko twumvise cyane ibareba, kubera yuko abantu babifuza ko bakora imiryango kandi imiryango ikarambana ikabana neza mu mahoro, ariko iyo habaye gatanya bivuze ngo hari ibintu bitagenze neza. Nanone iyo habayeho gatanya bivuze ngo ntabwo nyine ubukristo buri kunoga neza. Ikindi kandi iyo imiryango itasezeranye neza mu buryo bwemewe n'amategeko no mu buryo bw'idini bishobora kuba bitabaye, kuko iyo badasezeranye mu mategeko nta nubwo basezerana mu rusengero cyangwa se kwa padiri cyangwa kwa pasiteri. Bisobanuye ko rero ubukristo bwabo buba bujegajega. Ibyo rero turaza wenda kureba statistique bivugaho iki cyangwa se ibarushamibare bivugaho iki. Reka tubahe ikaze rero mu makuru ku buryo burambuye. Nge ndibona bicyo bari nkuko musanzwe mubizi, kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo tubagezeho amakuru bivuga hirya no hino. Twagiye 41% by'abahawe gatanya mu Rwanda bari bataramarana imyaka 10. Ni ukuvuga ngo abagishakana bakiri bato cyangwa se bakimara imyaka mike babana nk'ibiri 3 4 1 amezi kugeza ku 10, abo nibo bakunda gukora gatanya cyane mu Rwanda. Niko imibare bigaragaza. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'Ibarusha imibare National Institute of Statistics of Rwanda yagaragaje ko ingo 2629 zahawe gatanya zinashyirwa muri systeme mu 2025 umwaka ushize nyine, ndetse 41.1% bari bamaranye imyaka itageze ku 10 babana, mu gihe ingo 18 gusa muzahawe gatanya arizo zari zimaranye igihe kirenze imyaka 45. Bisobanuye ko rero abantu batandukana bakiri batoya cyangwa se bakiri abajene, bajene mariye, ni ukuvuga ngo ingo zabo zitamaze kabiri. Mu Kinyarwanda kiza nta batamaze kabiri, urugo rutamaze kabiri rugasenyuka rutamaze kabiri. Izo ni imvugo zikwiye cyangwa se abanyarwanda bakunda gukoresha. Raporo yitwa Rwanda Vital Statistics Report ya 2005 yashyizwe hanze ku itariki ya 15 Mata ubwo no muri kwezi 2026 igaragaza ko 2025 ingo zanditswe muri systeme ko zahawe gatanya ari 4,479. 4,479 nizo ngo zanditswe byemewe n'amategeko ko zahawe gatanya. Muri izo ngo 2,329, 2,629 zahawe gatanya binyuze mu nkiko mu 2025. Hanyuma rero umubare munini w'ingo zahawe gatanya zanditswe muri systeme mu 2025 nizo mu mujyi wa Kigali zigeze ku 1,199, hagakurikiraho intara y'Iburasirazuba ifite ingo 1,011 zahanye gatanya. Bivuze ngo Iburasirazuba nibwo bukurikiraho mu gutanga gatanya cyane cyangwa se mu guhana gatanya cyane kw'ingo. Hanyuma rero mu ntara y'Amajyepfo
ingo zahanye gatanya ni 976, y'Iburengerazuba handitswe ingo z'abahanye gatanya 669, mu gihe mu majyaruguru ari 592. biteye agahinda. Imibare igaragaza ko haba inkiko zahaye gatanya 2024 ari ingo 1068, mu gihe ingo 782 zazihawe mu 2023. bivuze ngo bigenda bizamuka. Mu 2023 ni 700, mu 2024 ni 1000 zirengaho gato, hanyuma mu 2025 n'ingo nyinshi cyane, ingo 2629 zose ni nyinshi birumvikana. Hanyuma rero twakomeje, iyi raporo igaragaza ko gatanya zatanzwe n'inkiko mu 2025 zikanandikwa muri systeme ziganjemo iz'abantu bamaranye imyaka iri hagati y'5 n'9, kuko abari muri icyo cyiciro ari 693 cyangwa se 3. ubwo ni ingo turi kuvuga. Abatandukanye bamaranye imyaka 4 cyangwa munsi yayo bari hagati ya 545. Abatandukanye bamaranye hagati y'imyaka 10 na 14 ni 530. Hanyuma mu gihe abari bamaranye imyaka iri hagati y'15 na 19 bahawe gatanya mu 2025 ari 445. Isesengura ryagaragaje ko mu miryango 4479 yahawe gatanya, abagize imiryango 3936 bakomeje kuba mu ntara imwe, mu gihe kandi 543 bo buri wese yagiye mu ntara ye undi ye. No kuvuga ngo mushaka gutandukana ariko mukaba mu gace kamwe cyangwa se mu ntara imwe, nkuko mushobora gutandukana umwe agahita ajya nko muri Kigali undi akaguma mu Burasirazuba cyangwa mu Majyaruguru, bitewe n'icyo bashaka kuvuga aho ngaho. Itegeko rigenga abantu n'umuryango rivuga ko ubwe mu bashakanye ashobora kujya gusaba butane kubera impamvu zirimo ubusambanyi, guhamwa n'icyaha gisebeje, kwanga gutanga ibitunga urugo, ihohoterwa ku mubiri, ku mitekerereze, ihohoterwa rishengura umutima, irishingiye ku mutungo cyangwa imyitwarire ibangamiye bikabije urega, umwana bahuriyeho bombi cyangwa badahuriyeho, umwana urega cyangwa uregwa n'izindi. Ni ukuvuga ngo wenda hashobora kuba hari umuntu wabyaye ku ruhande, ibyo nabyo ni impamvu idasubirwaho ishobora kwemera umuntu guhana n'undi gatanya. Hanyuma rero iyo kubana bitagishobotse kubera indi mpamvu itakwihanganirwa n'umwe mu zitavuzwe haruguru, abashyingiranywe bashobora gutandukana. Abashyingiranywe kandi turababwire ko bagabanutse. Abashyingiranywe baragabanutse, bivuze ngo abakora ubukwe mu buryo bwemewe baragabanutse. Ese gushyingiranwa byaragabanutse cyangwa kubana umukobwa n'umuhungu bakavuga fata icyemezo cyo kubana byaragabanutse nabyo? Kuko bitaragabanutse bivuze ngo baba babana mu buryo butemewe n'amategeko. Bivuze ngo abana mu buryo butemewe n'amategeko bariyongeye. Iki nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero iki kigo cy'ubushakashatsi cy'igihugu cyanagaragaje ko umubare w'ingo zashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko wagabanutse. Abashyingiranywe mu mategeko bari 52,878 mu 2024, ariko mu 2025 baragabanutse baba 50,256. Bivuze ngo abantu 2,000 basaga bose babanye bitandukanye cyangwa se ntabwo bigeze basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko. Reka tugaruke no ku bagabo bashinze ingo, benshi bari hagati y'imyaka 25 na 29, mu gihe abagore bashyingiwe bari hagati y'imyaka 21 na 24. Birumvikana cyane abagabo bashaka bakuze ugereranije n'abagore cyangwa n'abakobwa. Uturere twashingiye imiryango myinshi kuva mu 2000 kuzamura muri uyu mwaka ni Gasabo, Gicumbi, Nyarugenge, Kicukiro, Musanze, Muhanga, Rubavu na Nyamasheke. Utu turere twashingiye imiryango myinshi. Mu gihe rero ahashingiye abantu bakeya ni ukuvuga abari munsi y'igihumbi ari Nyanza, Gisagara na Ngoma. Two turere tudashingira cyane muri no myaka 6 ishize, ubwo no kuva mu 2000 nyine.
ni 6 cyangwa ni ingahe? Kuva mu 2007 n'imyaka 26. Hanyuma reka tugaruke ko yindi nkuru ivuga ko abantu 921 bashyingiwe bataruzuza imyaka 21. Ni ukuvuga ngo ni abantu bashyingiwe batujuje igihe cyemewe n'amategeko. Bibaho, turaza kugenda tubireba wenda muri no nkuru. Ikigo cy'igihugu cy'Ibarurishamibare cyatangaje kandi ko abantu 921 bashyingiranywe mu mategeko mu Rwanda bafite imyaka iri munsi ya 21 imenyerewe mu mategeko y'u Rwanda. Ni amakuru akubiye muri raporo y'iki kigo cy'igihugu cy'Ibarurishamibare izwi nka Rwanda Vital Statistics Report ya 2025 igaragaza ko imiryango mishya yashyingiranywe mu 2025 ari 50,656 twabivuze haruguru. Itegeko rero rigenga abantu n'umuryango ryo muri 2024 ingingo y'197 ivuga ko imyaka yo gushyingirwa ni 21 nibura. Bongeraho nibura, bivuze ngo ntabwo itegeko ridadiye rihamye rishobora kugira ikintu rihindukaho bibaye ngombwa. Igika cyayo cya kabiri cyemeza ko umuntu ufite nibura imyaka 18 y'amavuko ariko utaragira imyaka yo gushyingirwa ashobora kwemererwa gushyingirwa ku mpamvu zumvikana iyo bisabye mu nyandiko umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Ni ukuvuga ngo umuntu abisaba ku rwego rw'akarere iyo abona ko biri ngombwa akashyingirwa ataragize imyaka 21. Bivuze ngo afite 18 cyangwa 19 cyangwa 20 ataragira 21 ashobora gushyingirwa, ariko nyine agomba kwandikira umuyobozi w'irangamimerere cyangwa umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Iki kigo rero cya statistique cyangwa cy'Ibarurishamibare cyagaragaje ko abasore 73 bafite munsi y'imyaka 21 bashyingiwe mu 2025, mu gihe abakobwa bari muri icyo cyiciro cyangwa ikigero cy'imyaka bashyingiwe ari 848. Abashyingiwe bafite hagati y'imyaka 21 na 24 mu basore ni 7,117, mu gihe abakobwa ari 17,761. Abafite hagati y'imyaka 25 na 29 bashyingiwe. Abasore bagomba kuba ari benshi birumvikana aho, ariko n'ubundi abakobwa nabo bari benshi ni abasore ni 17,759, mu gihe abakobwa ari 16,678. Tugarutse hejuru gatoya mwabibonye yuko abahungu bashyingiwe ari batoya cyangwa batarageze ya myaka 21 ni bake cyane, abantu 73 gusa. Mu gihe abakobwa nyine aribo bakunda kenshi gushakwa bakiri batoya batarageze imyaka kubera wenda guterwa inda cyangwa se ni ubupfubyi n'izindi mpamvu zitandukanye ashaka kugaragaza, zikemerwa nyine n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere nk'uko twabigarutseho. Hanyuma rero icyiciro cy'abasore bafite imyaka iri hagati ya 30 na 34 bashyingiwe ni 13,668, mu gihe abakobwa bo muri icyo cyiciro ari 7,598. Ahangaha birumvikana abakobwa bakunda gushaka ari batoya, niyo mpamvu muri ya myaka abakobwa bashaka agomba kuba ari bake byanze bikunze, abahungu akaba aribo benshi. Abagabo rero bafite imyaka hagati ya 35 na 39 bashyingiwe mu mategeko bageze kuri 6,456, mu gihe abagore bari muri iki cyiciro ari 3,000, kari benshi, 3,955 bari hagati y'imyaka 35 na 39. Ntabwo byoroshye. Abafite imyaka rero kuva kuri 40 kuzamura bashatse mu 2025 barimo abagabo 6,483, mu gihe abagore bafite iyo myaka ari 3,418. Ahangaha ntabwo bitunguranye kubera yuko hari iyo bakoze divorce barongera bagashaka. Icyo ni kimwe. Hari n'abaratinze gushaka wenda ku mpamvu zitandukanye bakongera bagashaka. Hari n'abapfusha abantu babo bakongera bagashaka, bagasezerana mu murenge cyangwa se mu mategeko. Ibyo nabyo bishobora gutuma n'umubare wiyongera. Ntabwo ari uko baba baragumiwe, ntubifate muri iyo hangire, kuko nabyo banashaka guhita bati abantu bose baba baragumiwe gutya, cyangwa abasore n'abagabo baba baratinze gushaka gutya. Izo mpamvu nazo zishobora kongera uyu mubare, ariko bitabujije ko nyine hari n'abantu batinda gushaka ku bushake bwabo cyangwa se no ku mpamvu z'uburwayi cyangwa zo kugumirwa cyangwa zo kutabona abantu ba nyabo bo kubana nabo. Hanyuma rero
dusoza ino nkuru yacu reka tubabwire ko isesengura ryagaragaje ko abakobwa bafite imyaka iri munsi ya 10-25 imyaka 25 bashatse ari benshi cyane ugereranije n'abahungu bo muri iki kigero, mu gihe abafite hejuru y'imyaka 25 bashatse biganjemo abagabo cyane ugereranije n'abagore. Ibyo niko bisanzwe, n'ubundi abagabo bakunda gushaka bakuze, mu gihe abagore bakunda gushaka cyangwa gushakwa bakiri bato. Ibyo ni bisanzwe kubera ko abagabo baba bashaka udukumi dutoya, n'abakobwa nabo bashaka abahungu bakuze. Cyane cyane ko abahungu bakuze nibo bamaze kugira ubushobozi bwo kubaka ingo cyangwa se gutunga ingo, bafite ubushobozi, bafite akazi, bafite ibyabasha gutunga urugo. Hanyuma rero dusoza, uturere twashyingiye imiryango myinshi twababwiye yuko kuva mu 2000 kugeza muri uno mwaka, ubwo ni mu myaka 26 ishize, Gasabo, Gicumbi, Nyarugenge, Kicukiro, Musanze, Muhanga, Rubavu na Nyamasheke ari two tuzi imbere, mu gihe hashyingiwe abantu bakeya, ni ukuvuga abantu bari munsi y'igihumbi, ari uturere twa Nyanza, Gisagara na Ngoma nibo badakunda gushyingira cyane. Ese nuko badafite urubyiruko rwinshi, nubwo badafite abaturage benshi, cyangwa nuko batubahiriza amategeko ari benshi, cyangwa bishyingira ari benshi? Ibyo nimwe mwabisubiza mushingiye wenda ku makuru mufite, mwanabishyira muri comment mufite icyo mwabivugaho. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, ariko ikintu twagarutseho ni ugusenga, kuko murumva ko ibintu bitameze neza. Niba ingo zingana kuri zitandukana kandi zikanatandukana zitaramara imyaka myinshi, bivuze ngo abashakana vuba nibo nabo batandukana cyane. Si ikibazo gikomeye? Nje niko mbibona, ndabona rwose bikomeye. Abasenga rero mu byanyabyo, kuko nabona ari benshi kuko batandukana, banasezeranye no mu rusengero, musenge cyane. Ariko abantu tujye mu gakiza neza, twihangane cyane, twirememo umutima wo kwihanganira ibibazo biriho mu ngo, amakimbirane yo mu ngo, twirinde kuyateza, ariko kandi niba yanabaye twihanganirane, kubera ko ku isi nta hantu uzahungira ibibazo. Utandukana n'uyu ugashaka undi, ntabwo uzi uko azameze, ushobora kuzaza we yamurushijeho, cyangwa se wenda we ugasanga ni mwiza ntawamenya, cyangwa arakumva arakwakira, cyangwa nawe uramwakira. Ariko byaba byiza uwo washatse mbere umwakiriye mukabasha kubana. Ibyo ndabyibwira ko nanjye ndubatse, ariko nawe ndabikubwira kuko niba utanubatse nawe uzubaka, kuko kubaka ni byiza, gushaka ni byiza, kandi mu byo bwemera amategeko n'imyemerere. Ugakora ubukwe rwose, bakagwerekeza umuryango mu muco wawe, hanyuma no mu myemerere yawe, ugakora ubukwe ukabana n'umugore wawe, mukabyara, mukororoka, mukagwira isi nk'uko Imana ibishaka, mugakora umuryango wubaha Imana, nicyo Imana ibikundira. Bakristo rero, abantu basenga mu buryo mwe musenga mu bitandukanye, mu myemerere yanyu itandukanye, musengera iki kintu. Byagiye bivuga mu myaka yashize, ariko mwumvisha ko kigarutse cyane kandi gifite ubukana bukomeye. Kwishingira bireze cyane, ariko no gutandukana bireze cyane. Noneho by'umwihariko hagatandukana ingo nshyashya, abakiri abajene, jeune marié, cyangwa se urugo rutamaze kabiri. Ibyo ni ishyano, ni akaga gakomeye kagwiriye u Rwanda. Nyamuneka abanyarwanda musenge cyane, ntabwo ibi bintu bituze ari byoroshye. Ibaza abo bana bavukira muri izo ngo zatandukanye, cyangwa bakurira muri izo ngo zatandukanye. Akenshi no mu Rwanda akenshi dutandukanye, nta nuko tuba turebana neza, tuba turebana y'ingwe. Ibaza abo bana bakurira muri ubwo buzima, mindset bakorana cyangwa se imitekerereze bakorana, si ikibazo. Murumva inshingano mufite rero gusenga cyane. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, gira impano bukenewe. Iyi ni channel yacu, tubashimiye ko mubana natwe. Imana ibiteho.